wikwigereranya n'abandi uvuge ngo byagenze gute kuri uriya afite inzira ze nawe ufite inzira zawe. Stop kwigereranya n'abandi uyu munsi, utangire wowe ahubwo urebe inzira zawe, kuko umugisha Imana iguteganyiriza mu by'ukuri ni umugisha mwiza, ni umugisha udasanzwe, ni umugisha wo kuba umuntu ukomeye, ntabwo ari umugisha wo kuba umuntu uri inyuma y'abandi. Muraho, nongeye kubakira kuri YouTube channel yacu ya Kira Ministries. Hari hashize iminsi tutabana mu biganiro, ndumva hashize nk'icyumweru, ariko nongeye kwishima yuko uyu munsi twongeye kugira ngo duhure tuganire. Nkuko mubizi intego yacu ni imwe, ni kugira ngo dusangire ubumenyi, duhanahane ibitekerezo, ibyo mfite mbigusangize nawe ibyo ufite ubinsangize, kugira ngo twigishanye maze tugire ubuzima twishimye. Uyu munsi rero theme tugiye kuganiraho cyangwa se insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ni gute wakongera kurema icyizere muri wowe, icyo mu ndimi z'amahanga twita self confidence. Twabanza tukibaza ese mbese self confidence ni iki, cyangwa se kwigirira icyizere ni iki? Umuntu ashobora gutekereza akavuga ati kwigirira icyizere no kugenda mu muhanda wambaye imyenda, ugenda wareza agatuza, wumva ufite imbaraga, cyangwa se wahura n'umuntu ukaba wamuhutaza kubera ko wumva we wifitiye icyizere, cyangwa se wajya ahantu mu birori ukumva urashaka kwicara imbere kuko wifitiye icyizere. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Self confidence ni amarangamutima y'umuntu amubwira yuko ashoboye kandi nta kintu na kimwe cyamunanira. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ugerageje gukora muri wowe, ukaba ufite imitekerereze ikubwira yuko ufite imbaraga n'ubushobozi muri wowe bwakugeza kuri icyo kintu. Icyo nicyo twita self confidence. Nukumva yuko niba utangiye umurimo runaka, niba ari business runaka urimo gukora cyangwa ushaka gutangira gukora, muri wowe ukaba wumva neza yuko nkuko Emmanuel yabaye successful, nkuko Emmanuel yabigeze agatera imbere, cyangwa se kwa Mutangana cyangwa se kwa Mirimo, nkuko bakoze business bagatera imbere, nawe nubwo utangiye uyu munsi utangije 10,000, utangije 20,000, nawe muri wowe ufite imbaraga zingana nize ndetse zirutize zatuma ugera ku cyo wifuza. Icyo ngicyo nicyo bita self confidence. Ni ukwigirira icyizere muri wowe, icyo cyizere kikubwira yuko ibintu byose ubishoboye kandi nta kintu na kimwe cyakunanira. Yego nibyo, nta kintu na kimwe cyakunanira. Icyo usabwa gusa nuko wowe muri wowe wiremamo icyo cyizere, ukiremamo iyo mitekerereze, hanyuma iyo mitekerereze ikagufasha kugera ku ntego zawe. Rero abantu benshi kubera ubuzima babayemo, kubera ibintu baciyemo, usanga icyizere cyabo cyaratakaye. Ugasanga wagerageje wenda ubucuruzi kera inshuro imwe, inshuro ebyiri, ugenda uhomba, none ugasanga muri wowe wataye icyizere yuko ufite ubushobozi bwo kuba wakora ubucuruzi bugatera imbere. Urabibona? Rero icyo ni ikintu kibi cyane, kuko gituma utongera gufata izindi ngamba zo kugira ngo ube wakongera ngo ukore ubwo bucuruzi. Ibyo rero iyo wahuye n'icyo kibazo bitewe n'amateka, ni ukuvuga ngo hari ibintu bigutwara icyizere cyawe cyangwa se bikwambura your self confidence bitewe na your history. Histoire yawe cyangwa se amateka yawe akakwambura icyizere wari wifitiye muri wowe. Aho ngaho turimo turavuga ku muntu wenda wagerageje gukora ibintu bijyanye n'ubucuruzi, ariko hariho n'undi uba waragerageje bikavuge gushaka akazi, ugasanga warize mu ishuri wabaga wa mbere, cyangwa se wari uri mu b'imbere, ibintu urabisobanukiwe, wenda wize procurement cyangwa se wize accounting cyangwa se wize IT, ugasanga wagiye usaba akazi inshuro nyinshi, ukagenda ukagera muri examen écrit, aho wandika ikizamini cyo kwandika, hanyuma ugatsindwa. Ugasanga niba umuntu agomba kugira amanota 70, wowe buri gihe ugira 40,
40, 30, 50, buri gihe ntibagufate. Noneho muri wowe akaza kugera igihe utangira kwibwira ukivugaho amagambo mabi avuga ngo uzi n'ibindi, ntabwo njyewe nshoboye, ahubwo ndi umuswa. Iyo rero utangiye kwivugaho amagambo mabi kuri wowe, cya cyizere noneho kiragenda kikagwa hasi cyane, kubera yuko hari ibintu waciyemo n'amagambo yawe wivugiye atuma noneho icyizere cyawe gitakara. Cyangwa se ubundi buryo muri ibyo by'akazi still ugasanga waragiraga ugakora ikizamini cyo kwandika, warangiza ukagera kuri interview, wagera kuri interview ugasanga nabwo utsinzwe rimwe, inshuro ebyiri, eshatu, enye, eshanu, none ukagera ukavuga oya, ibintu by'akazi ntabwo ari ibyanjye, kubera yuko maze gutsindwa inshuro zigera muri 5 buri gihe. Rero ibi bintu ntabwo ari ibintu byanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo ni ibintu bituma cya cyizere cyawe gitakara bitewe n'amateka yawe waciyemo. Hakaza nk'undi muntu noneho ugasanga wenda mu muryango w'iwanyu ni wowe mu by'ukuri utarigeze ugira amahirwe yo kwiga, ni urugero, noneho cyangwa se waracikirije amashuri. Kuba waracikirije amashuri ntabwo ari ukuvuga yuko utaba umuntu ukomeye. Kuba warize ukagera mu wa 6 primaire ntabwo ari byo bivuga yuko utaba umuntu ukomeye, ntabwo ari byo. Nubwo wageze mu wa 6, nubwo wageze mu wa 3 tronc commun, nubwo wageze muri 6e secondaire, ntabwo bivuga yuko udafite ubushobozi bwakugeza ku rwego rukomeye ndetse ugahinduka umuntu w'igitangaza ushobora kugira inama amahanga, abayobozi, abavandimwe, nubwo utagize amahirwe yo kwiga. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane bituma rimwe na rimwe bitewe n'amateka yawe utakaza icyizere cyawe. Ariko kuri uyu munsi ndagira ngo ngerageze kukubwira ibintu bimwe bishobora kugufasha kugira ngo wongere wigirire icyizere muri wowe, ndetse nanakubwire n'ibintu bimwe na bimwe ukora ku buzima bwawe bituma mu by'ukuri icyizere cyawe gikomeza gutakara. Aha rero niho ngira ngo mbwire n'undi muntu. Hari nk'abantu usanga nk'ubu warabaga mu muryango, nabivuzeho mu gihe gishize, ugasanga wenda wabyariye mu rugo, ugasanga wabyaye umwana umwe, ufite 2, noneho akagera igihe muri wowe ukumva yuko ntabwo ugifite agaciro, ukumva nta kamaro ugifite. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ufite agaciro, uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'ingenzi, nta kintu na kimwe wagerageza gukora ngo kikunanire, kubera yuko uri umwana w'Imana, kubera yuko waremwe mu ishusho y'Imana, kubera yuko uko wavutse niko n'undi muntu ukomeye yavutse. Wavutse ku mumama, wavutse ku mubyeyi, nawe yavutse ku mubyeyi, navutse ku mubyeyi. Twese dufite potential, dufite amahirwe angana, dufite ubushobozi bungana bwo kuba twagera ku bintu bikomeye. Rero kuba warabyariye mu rugo ntabwo bivuze yuko ariyo mpamvu wakumva yuko nta gaciro gifite, ibyo wagerageza gukora byakwanga. Ikindi nuko hari nk'igihe usanga warakoze nk'amakosa, ugasanga wigeze gukora ibyaha, noneho ukoze ibyaha uza ufungwa umwaka, ufungwa imyaka 2, noneho uvuye muri gereza ugasanga muri wowe icyizere cyawe cyaratakaye. Urimo uravuga yuko nta kintu na kimwe wageraho, nta kintu na kimwe wakwishoboza. Reka nkubwire my sister, my brother, ntabwo byarangiye. Uracyafite amahirwe, ufite ubushobozi buhagije bwo kuba, nubwo waba mu nzego wenda za leta, mu mirimo ya leta, wenda criminal record yawe yarangiritse, wenda icyemezo kigaragaza yuko urinda kemwa, cyangwa se kigaragaza yuko utakatiwe n'inkiko, nubwo yaba yarangiritse criminal record yawe, nubwo byaba bigaragara yuko ntabwo ugifite mu by'ukuri value cyangwa se valeur, agaciro muri societe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ufite agaciro imbere y'amaso y'abantu, ufite agaciro imbere y'Imana, ndetse ufite n'amahirwe n'ubushobozi buhagije bwo kugira ngo ube wagera ku kintu icyo ari cyo cyose wifuza kugeraho. Reka nkubwire ibintu 3 bikomeye cyane bituma muri wowe witakariza icyizere.
ndetse n'ibintu bitatu bituma muri wowe icyizere cyawe cyaragiye kigabanuka. Icya mbere, kwivugaho amagambo mabi. Kwivugaho amagambo mabi ni uburyo wowe ubwawe uhora wibwira ko udashoboye. Waba uri mu rugo kavuga ubuseko byananiranye, ibintu byaragoranye, ibintu ntabwo bishoboka, ibintu ntabwo bigenda, ugasanga muri wowe icyizere cyawe mu by'ukuri waragitaye. Ibyo twavugaga, icyo ni icyambere gituma mu by'ukuri utakaza icyizere cyawe. Icyambere twatuvuze kwivugaho amagambo mabi. Ukivugaho amagambo y'ibicantege, amagambo y'urucantege, ntabwo ushoboye, nta kintu uzigezaho, nta kintu na kimwe mu buzima bwawe wageraho, kubera ko wowe uhora ubivuga. Ibyo bintu biragenda bikajya mu mutima wawe, noneho ugasanga ntabwo ugifite ubushobozi bwo kuba wagera ku kintu gikomeye. Icya kabiri gituma witakariza icyizere muri wowe ni ikintu cyitwa gutinya gutsindwa ndetse n'amateka yawe. So fear of failure ndetse n'amateka yawe. Gutinya gutsindwa, ukavuga ibi bintu nimbigerageza ntabwo bizacamo, ibi bintu nimbigerageza ntabwo bizabasha kugenda. Noneho kubera ya mateka yawe nka kumwe nakubwiye, bigatuma wowe witakariza icyizere muri wowe, ugasanga usigaye wumva yuko nta kintu na kimwe ushoboye, kubera yuko urimo uragerageza gukora ikintu ariko ukavuga ati ningerageza kugikora mu by'ukuri ibi bintu biraza kumvana, ibi bintu biraza kumera nabi. Ugasanga mu by'ukuri muri wowe ntabwo ugifite icyizere muri wowe. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane gituma mu by'ukuri urushaho kwitakariza icyizere. Gutinya gutsindwa, gutinya kuba watsindwa mu bintu ushaka gukora, noneho bigatuma muri wowe, bitewe n'amateka yawe n'ibyo wanyuzemo, muri wowe witakariza icyizere burundu. Ikindi cya gatatu ni ikintu kijyanye no ku abantu bagutaye cyangwa se abantu baguca intege. None hari igihe kimwe usanga hari abantu muri wowe buri gihe bakubwira wowe uri umusazi, we ntabwo ukomeye neza, wowe ubuse urabona uzigeza kuki, ubuse wowe urabona wowe uzabona akazi, ubuse urabona wowe business yawe izatera imbere, ubuse wowe urabona kweri uburwayi ufite wowe hari ikintu uzigezaho, ubuse wowe urabona koko mu mateka yawe hari ikintu mu by'ukuri uzigera ukora. Noneho ugasanga ibyo bintu muri wowe byatumye utakaza icyizere mu buryo bukomeye cyane. Ugasanga muri wowe, kubera ayo magambo y'urucantege, atumye muri wowe wumva yuko nta kintu na kimwe ushoboye, nta kintu na kimwe uzigezaho. Ibyo bintu rero bigutakariza icyizere, kandi iyo umaze kugira ibyo bintu bigutakariza icyizere, hari ingaruka bigira mu buzima bwawe, hari ingaruka zikomeye bigira mu buzima bwawe. Ingaruka ya mbere, iyo umaze muri izo ntera eshatu cyangwa se muri ibyo bice bitatu, kwivugaho amagambo mabi, gutinya gutsindwa ndetse n'amateka yawe, ndetse no kugira abantu bakubwira amagambo y'urucantege, iyo ibyo bintu bije muri wowe bikajya mu mutima wawe, bizana ingaruka zikurikira. Ingaruka ya mbere bizana nuko biguteza ikintu kijyanye na mental disability, cyangwa se nk'icyo nakwita emotional effects. Ni ukuvuga ngo bituma amarangamutima yawe yangirika. Noneho ikintu cyose ugerageje gukora ukagikorana ubwoba, ndetse ntunakigiriremo umugisha cyangwa se success, kubera yuko amarangamutima yawe yarangiritse. Icya kabiri ni ukugira ubwoba bwo gufata risk, cyangwa se kugira ubwoba bwo gufata icyemezo. Iyo ngiyo ni indi ngaruka ya kabiri ijyanye no kuba wewe waritakarije icyizere. Icyo gihe utangira kugira ubwoba bwo kugira ngo ube wafata risk runaka mu kintu cyiza ushaka kugira ngo ukore. Ukumva ibi bintu nimbikora biraza kurangira mu by'ukuri nsinzwe, kubera yuko twabonye yuko hejuru imwe mu bigutera kugira ngo witakarize icyizere hariho kugira ubwoba bwo gutsindwa, fear of failure. Noneho iyo wagize ubwoba bwo gutsindwa, bituma muri wowe
bizana za ngaruka zo gutinya gufata risque cyangwa se gufata ikintu cyatuma mu by'ukuri ugera ku ntsinzi yawe, niba ari akazi ushaka gukora cyangwa se niba ari umushinga ushaka gukora, ukagira ubwoba kubera yuko byatewe nuko ufite bwa bwoba bwo gufata risque. Ikindi kintu cya gatatu biteza muri wowe ndetse gikomeye cyane nuko ugira ikintu kijyanye no gufata ibyemezo bibi cyangwa se gufata ibyemezo bidahwitse. Iyo wabuze icyo kintu cyitwa self confidence muri wowe, kwigira icyizere, uta amahirwe cyangwa se imbaraga zo gufata ibyemezo bihamye. Urugero, reka mvuge ngo wenda nko ku basore wenda bifuza kurushinga, ugasanga muri wowe kuko wakomeje kubwira amagambo yawe yuko udashoboye, yuko uri umusore udafite amafaranga, yuko nta bintu ushoboye mu buzima, yuko nta kintu uzigezaho, noneho wajya no kurambagiza cyangwa se wajya gushaka umugore, ukajya gushaka umukobwa wa wundi nawe uri hasi cyane, unafite wenda n'ikibazo kubera yuko we wumva muri wowe nta cyizere wifitiye. Ugasanga rero ufashe icyemezo kidahwitse, ugasanga ugize urugo rubi, ugasanga noneho kubera ko kubura icyizere bibaye uruhererekane rw'ibibazo, rubaye uruhererekane rwo kumva yuko nta kintu na kimwe ushoboye mu buzima bwawe. Noneho ugasanga na wa mugore uzanye nawe bibaye ibibazo. Ku mukobwa nawe wifuza kurushinga, ugasanga kubera ko wabwiwe amagambo mabi. Twibuke yuko twabonye yuko hari ibintu bituma utakaza icyizere kubera amagambo mabi abantu bakubwiye. Nukuvuga ngo abantu bakavuga ntabwo wishoboye, nta kintu ushoboye, ufite abana mu rugo, wabyariye mu rugo, erega wacikirije ishuri, erega uri umuswa. Ayo magambo yose bakubwira agatuma witakariza icyizere. Iyo umaze rero kwitakariza icyizere, muri cya gihe noneho ugiye kurushinga, ugasanga ufashe buri musore wese uje, yaba ari umusore w'umusinzi utanafite n'urukweto rwo kwambara, yaba ari umusore udafite ikinyabupfura, yaba ari umusore ufite ibindi bibazo, ugasanga none se ko n'ubundi nta kintu nshoboye, reka mfe kwemera nzaguma mu rugo. Ukirengagiza yuko icyo cyemezo ufashe kirapfuye ndetse kigiye no kukwafetinga for your entire life, ubuzima bwawe bwose. Rero ni ngombwa yuko wigira icyizere muri wowe kugira ngo bigufashe kugira ngo ufate icyemezo gihwitse, kubera yuko gufata icyemezo gihwitse bizana iterambere mu buzima bwawe. Rero icyo ni ikintu kimwe mu by'ukuri gikomeye cyane kijyanye na decision making, uburyo ufatamo icyemezo muri wowe, uburyo uhitamo ibyemezo byawe. Iyo ufite icyizere muri wowe, iyo ufite iyo self confidence, ufata inshuro nyinshi ibyemezo bihamye. Ntabwo ari kenshi yuko utafata icyemezo wenda kitari cyiza, ariko mu by'ukuri ufata icyemezo gihamye, icyemezo kizima, ukavuga ati iki cyemezo ni njye nagifashe, nifatiye umwanzuro. Ariko iyo wumva yuko abantu bose baragutaye, abantu bose nta muntu n'umwe kwitayeho, ndagira ngo ubwire ngo ingaruka bigira ni ugufata ibyemezo uhubutse, ibyemezo bidakwiye, buri wese kubwiye ngo dukore iki ngiki ari umusaruro, ugahita wemera kubera iki wamaze kwitakariza icyizere muri wowe. Noneho uko kwitakariza icyizere muri wowe bigatuma mu by'ukuri usigaye ufata ibyemezo mu by'ukuri bidahwitse, ibyemezo bibi. Ariko muri iki kiganiro cyacu kuri platform yacu ya Kira Ministries, ndagira ngo nkurangire umuti wo kugira ngo niba waritakarije icyizere muri wowe, niba nta self confidence ufite, cyangwa se niba ushaka kubuildinga self confidence mu buzima bwawe, hari ibintu bitanu ugomba gukora. Ibintu bitanu ugomba gukora kugira ngo wongere ugire iyo self confidence. Birashoboka yuko uyu munsi wumva yuko uri ntacyo uvuze, uri umuntu uri aho ngaho, uri umuntu wa nta kigenda, ariko hari ibintu bitanu ugomba gukora kugira ngo icyo cyizere cyawe, iyo confidence yawe, uko kwigira icyizere, kumva ko ushoboye, kumva ko nta kintu cyakunanira, byongere bize mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo wongere ugire icyizere, icya mbere ni ukuvuga amagambo meza ku buzima bwawe. Byaba akarusho ukavuga amagambo y'ubutsinzi ku buzima bwawe,
ukavuga ngo ndi umutsinzi no kurushaho, nzaba umutwe sinzaba umurizo, ndi umwana w'Imana isumba byose, Imana yamenye kera, iranzi iransobanukiwe. Kwivugaho amagambo meza ku buzima bwawe, amagambo y'ubumana, amagambo ari mu ijambo ry'Imana. Niba uri umukristo cyangwa se usenga, ni ngombwa yuko ugira amagambo meza wiyaturaho ku buzima bwawe, ukamenya yuko utari umutwe, utari umurizo, kandi koko ko ari imwe n'Imana. Ndaza kubaha ibyanditswe nyuma y'iki kiganiro kugira ngo mubisome, nabyo byabafasha kugira ngo mukomeze mu by'ukuri mukuze icyo kintu cyo kwigira icyizere, kuko kwigira icyizere ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Utitaye aho wize primaire, aho wize secondaire, aho wize universite, utitaye umuryango wavuyemo, urashoboye kandi ufite imbaraga muri wowe zibasha kugukura ku rwego rumwe zikakujyana ku rundi. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya kugira ngo ubashe kugira ngo ugire icyizere muri wowe, ni kugira inshuti cyangwa se abantu bagukikije bagutera imbaraga mu byo ukora. Umuntu wese uguca intege mu buzima bwawe, yaba ari inshuti yawe akakubwira no you can't do that, wowe no ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, wowe wubaka inzu, wowe ugira umugore, wowe ubyara, no impossible, wowe ubona amafaranga menshi. Abo bantu bose ni ukubakura mu buzima bwawe, warangiza ugasurroundinga yourself with the good people, abantu bakwankuraja, abantu baguha imbaraga muri wowe, akaba ari bo ugira inshuti zawe. Umuntu wese ukubwira amagambo y'urucantege, umuntu ushaka kugira ngo ucike intege, umuntu ukubwira negative words, uwo muntu wese mukure mu nshuti zawe, wikikize uvuga ati njyewe 1 2 3 4 nibo nshuti zanjye, kuko bambwira amagambo asubizamo intege, bambwira yuko nshoboye, bambwira yuko ndi umukobwa mwiza, bambwira yuko nubwo amateka yanjye atari meza ariko imbere yanjye ari heza. Ishyireho abantu bagukikije, baguha imbaraga ndetse bagushyigikira mu byo ukora. Icya gatatu ugomba gukora ni ukwemera ibyakubayeho. Ukuvuga niba ari amateka mabi, ukaba hari ibintu watsinzwe mu buzima bwawe, byemere uvuga ati yego bino bintu byarabayeho, yego nabyariye mu rugo, yego maze imyaka 10 nta kazi ngira, yego byabayeho, ariko ngiye guhindura page. Ibyo bintu ntubigumane nk'ari ibanga, ntabwo ari ibanga. Ibyo ni ibintu byakubayeho ugomba kwemera mu buzima bwawe. Numara kubyemera, ahubwo ibyo bintu byakubayeho biguhe isomo rishyashya ryo kuvuga ngo okay, niba ibi ngibi byarabaye, iki ngiki noneho nicyo ngiye gukora kugira ngo bibe isomo rikwigisha ahazaza hawe. Rero ntutinye ku mateka yawe, amateka yawe ari aho ngaho, niko byagenze, ariko mu by'ukuri ayo mateka yawe agomba kuguha isomo ry'ubuzima kugira ngo noneho ugire icyizere, noneho ureba aho waguye. Ese byagenze bite mu gihe nakoraga aya makosa? Ese byagenze gute kugira ngo bamfunge? Ese byagenze gute kugira ngo banyirukane muri banki? Ibyo bintu byose ukabireba, wamara kubireba ugafata ingamba zo kuvuga ngo ibi ngibi sinzongera kubikora, ndashoboye, sinzongera kubikora, sinzongera no kugwa muri iri kosa. Ikindi kintu cya kane ugomba muri wowe kwirinda ni ukwigereranya n'abandi. Iki ni ikintu gikomeye cyane, comparing yourself with others. Wowe uri wowe ku giti cyawe, uri unique, uri umuntu umwe kuri iyi si ku giti cye, uri umuntu udasanzwe, waremwe mu ishusho y'Imana, waremwe n'Imana. Ni wowe ku giti cyawe, ntabwo ukeneye abandi bantu kugira ngo wigereranye nabo, wikwigereranya n'abandi. Ni wowe ku giti cyawe. Abana mwiganye ubu ngubu bageze ku bintu bikomeye, barashatse, bubatse amazu, baguze amamodoka, ibyo ngibyo wikwigereranya n'abandi. Wereba wowe ubwawe ku giti cyawe. Numara kwireba ku giti cyawe, ukore ibikorwa ariko bigendanye nawe ku giti cyawe gusa. Wikwigereranya n'abandi uvuge ngo byagenze gute kuri uriya afite inzira ze, nawe ufite inzira zawe. Stop kwigereranya n'abandi uyu munsi, utangire wowe ahubwo urebe inzira zawe, kuko umugisha Imana iguteganyiriza mu by'ukuri ni umugisha mwiza, ni umugisha udasanzwe, ni umugisha
wo kuba umuntu ukomeye, ntabwo ari umugisha wo kuba umuntu uri inyuma y'abandi. Rero ntukomeze kwigeranya n'abantu bandi, kuko ni wowe kuri iyi si wenyine, ni wowe usa utyo, ni wowe umeze utyo, ni wowe utekereza utyo, nta wundi muntu muhwanye, ni wowe wenyine. Ikindi cya gatanu kigomba kugufasha kugira ngo icyo cyizere cyawe cyongere kigaruke, wongere ugire self confidence, ni ikintu cyo gufata ingamba ndetse ntugire ubwoba. Ni ukuvuga ngo mu bintu byose ushaka kugira ngo ukore, wowe kora ingamba, uvuga ati ibi ngibi ABCD, izi ni ingamba zanjye nafashe, kandi ntugire ubwoba. Wigira ubwoba mu byo ugerageza gukora byose, wowe uvuga ati nta bwoba mfite, ni njyewe ku giti cyanjye, ibyo naciyemo, ibyo nanyuzemo birahagije, ariko njyewe nta bwoba na bumwe mfite, ahubwo njyewe nzi yuko imbere yanjye ari heza, imbere yanjye harashinganye, imbere yanjye nta muntu n'umwe ugomba kunkoma mu nkokora, ahubwo imbere yanjye ndahabona umusaruro, ndahabona ingamba nziza. Niba usenga mu gihe dusoza kino kiganiro, niba usenga, ijambo ry'Imana tuvuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ni ukuvuga ngo imirimo ni iki? Imirimo ni ingamba, ni actions, ni activities ushyira hasi ukavuga ngo okay, kugira ngo ngere kuri ibi bintu ni ibi ngibi ngomba gukora. Nk'uko rero nabivugaga, nuko ibikorwa byose ushaka gukora, fata ingamba ndetse ufate ingamba udafite ubwoba. Kubera yuko iyo ufite ubwoba ni hahandi hamwe ujya mu kizamini cy'akazi ugasanga urimo uratitira, ugasanga ufite ubwoba. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wigira ubwoba, fata ingamba zawe, Imana iri kumwe nawe, ufite ubwenge buzima, uri umuntu ukomeye, nta kintu na kimwe cyakunanira mu buzima bwawe. Rero umaze kumva kino kiganiro, ndagira ngo muri wowe uvuge uti njyewe ndi umutsinzi no kurushaho, ndi umunyembaraga, ndashoboye, nzagira amashuri meza, nzagira urugo rwiza, nzabona akazi keza, nzagira abana beza, nzagira amafaranga, nzagira ubutunzi, nta kintu na kimwe ntazageraho, kuko ndi umwana w'Imana. Nishimiye yuko wakurikiye kino kiganiro cyacu, kandi nishimiye yuko imitekerereze yawe rwose ihindutse, ndetse ukaba wongeye kwiremamo icyizere, ukagira self confidence mu buzima bwawe, bikaba bigiye kukubakira ubuzima bwishimye ndetse n'ejo hazaza heza. Mugire umunsi mwiza, naho ubutaha.